basi kuyu munsi wa none harageze ko none umwijima utanga umwanya wawo wararangiye ugomba gutanga umucyo ugomba kugaragara aya basi ubwo umunsi gwa none nababwiye ngo bantu banjye ntabwo ingiyi ari filime isobanuye gusa kwa kuri twavuze ngo filime nyarwanda tugomba kuzindurira ishusho mwese mukazisangamo mu buryo bugiye butandukanye ikigo nka Rise Up Media bamenyemo amafaranga uyu munsi tugiye gutangira na season nshya season nyarwanda seri n'uruhererekane abakunze filime nyarwanda zigiye zitandukanye amasezoni nyarwanda agiye atandukanye uyu munsi twabihinduriye ishusho niyo mpamvu duhise turatangiye ku mugaragaro mugiye kureba season wakwite gute Nyagasani amahano series iyi ni episode ya mbere turatangiye nibande bagize mu ruhari ni ikigo cyo ku Gisenyi bita Rise Up Media reba no kuri YouTube yacu handitse Rise Up Media TV kandi subscribe aba direct ego command wa mu ruseve bita CK yakagize mu ruhari nande na nkuba media sha haraje hatohe turashimira none Prosperi nzabandora yamenyemo amafaranga ku byose bikunde sike ukamenya yarashootinze na editing n'ibindi byinshi gukara correctinga sound n'ibindi n'abandi bajya mufashe benshi ni team y'abantu bagera muri 30 barakwereka aba bose no mujye kugenda murebamo bande uyarazagaruka yitwa papa Kessy sibyo sinawe gusa uyu muramubona nka Mike bimeze bite sinaba gusa hari abandi bari mu Kessy uyu niwe Kessy rero ariko hari abandi baburamo nani mama Kessy uyu mugore ni cyamamare kazi mu Rwanda turamutinya yego komana ibintu bikira na Vanessa uyagarutse yitwa Vanessa ibintu bikira ha Prosper tangira duhereza ijambo nanjye nitwa Kessy amazina yanjye ujye kwabwira inkuru nitwa Kessy mu magambo iyi ni inkuru y'ubuzima bwanjye hey ntagira kantu kagucika Gesage kutubwira inkuru y'ubuzima bwiwe byagenze bite ni Mike uyu ni Mike muri ujye kureba umuna wa papa akaba ari murumuna wa papa wiwe byagenze bite kugira Mike kumbe bare kuga murumuna wa papa we turabona avuye gusambanya umwana muto nawe ndebere bimwe bavuga ngo agahugu kadakurikije umuco wako bishimiye ku nkuru yenye ese ibintu bisarangira bite iyi ni inkuru yenye turi gushingiro mw'abantu mwe mu byumve iyi nkuru iyi filime iri kureba abakobwa mwese mufatiranwa babyeyi mwese dufatanyije kurera mwegere hakuno dutangire ese ibintu bisarangira bite ni muri umuntu wa papa bivuga ko ari papa ese ibi bintu waba ntabwira papa umva amagambo tamubwira mu giswahili no kugirana mwemeze umva rero wa gipete ibi bintu bibereye ahangana uramukubivuze nzakwiyicira bivuga ko ari papa we muto nimwavuga ngo pa mudogo none se nzabisha byayi gute urara ukuntu abana bahura n'ihohoterwa rero mw'abana mwe mukabihisha ngo banseka ngo babigenza toya jya ubivuga tu hari icyo bifasha urebe buri utabivuze mbere y'igihe niyo mpamvu nabwangije mboreba uwo munsi nibwo ubuzima bwabwangirije buri mu magambo ndinda niwe wabwangije wari kumurinda yarabwangirije mbega amufashiye kubwonona bya bindi bavuga ngo abakaturinze baraduhobagiza barakwereka ko nino garapfurere na petit frere ufashanga ndagira ngo umfashe bya bindi bavuga ngo umwanzi wawe akuba hafi nk'uko urwaje ari kumugisha inama kandi n'umurongorera umwana umwana akaba yita nk'ari umwana wiwe si wamufasha ukagira hari abashoferi b'indisipurine ahanse ntahereza umwana wanjye ngo ajye amutwara ku ishuri umwana nyamara bari kugaya amaze kwangirikana ikakana ka Kessy ku ishuri rebe ukamukurikirana ukamenya uyu wane washaka kazagera amufata ngo amukurikire ibyo ndabyumva ibishoferi byo hansanga hani n'ibihehesi kandi nicyo gihesi cya mbere guheta no kumwana wa mukuru we birababaza hanze umve hari abashoferi uhereza umwana wawe ugasanga waba utabikurikiranye umwana arangiritse bakamwangiriza uwo ari kurega niwe aregera nyamara uwo ari kurega niwe unamurongorera umwana niwe umusambanyiriza umwana ariko twabyita nawe ndebere umwana utaragereye n'imyaka 15 ko uriya amaze kuba umuvandimwe urumva rero uriya mwana wanjye amaze kuba nk'umuvandimwe wawe ugira mufata umaraginge uyu mupapa we murabona ni umukinnyi mwiza cyane we nta kibazo wewe ndamuguhariye rebe ndabyumva rwose rero guhera uyu munsi amafaranga yanjye nkanjye papa Kessy ko kugira cyarajya hirya no hino kukina yahereza umundi petit frere wanjye kandi umushoferi akazajya arantwara umwana ku ishuri akamumenya atari ikigero cyoroshye rebe kumugora hatagize umuntu umuba hafi woza agira muhora hafi kandi n'umwonona n'umwangiriza mwavuga ngo abakatureze baratwangiriza nyamuneka ibiko kandi subscribe kuri YouTube channel yacu reba neza ko hasi video kanditse ngo Rise Up Media yego kwese ngira kwasobanurira izangeza kuri YouTube channel yitwa Nkuba Media
barakwereka kuri no cyari igitondo kimwe. Ntabwo umuntu w'Imana abeshwaho no urabona rero buriya mwabana mwe buriya filime zankuba mujye muzire usanga abapapa mu ngo bari kugira inama abana bo kureba filime zankuba. Umunsi ubuzima bwanjye nibwo bwatangiye kugaragaza impinduka. Yagiye muri toilette ajya kwera wa mwana atangira kumokorwa nukuruka kandi ubyita uko nguko. Wabaye kimuko. Aha sasa nk'umubyeyi ababyumva urebe filime nibwo igiye kuryoha igiye kugira ute igiye kuryoha ako kantu kanditse urebe mwana wagiye ntabwo urambwira icyo yabaye. Oya ni munda munda oya pe Kessy uratwite ntabwo utwite. Oya ntabwo ntwite ngaho ibaza urwego bimaze kugeraho. Wa mwana ndagira umbwiza ukuri ndi mama wawe ngwino hano mbwiza ukuri ntabwo utwite. Oya ntabwo ntwite Nyagasani sibyo amasara agera icuma imitsi iragenda iricuma. Reka tunamamarize iriya guest house nayo itumenamo amafaranga. Icyo gitondo ku meza abandi bari aho ngaho bari mwibyo barakomeza kumbe mama n'umwana we bamaze kuba bashwana. Nyina yakenye umwana we ku ruhande amubwira mwana wanjye manzi umbwiza ukuri urebe uriya ntabwo ari byiza ko umwana wawe ukeka ko atwite ngo utangire umutuke mubwire nebuya mwiyegereze mubere inshuti. Kessy umwana wanjye wenyine so umwana dufite wenyine none se nutambira ikibazo ufite urumva bizagenda ni iki tutagwaye kutambira ikibazo ufite wa mwana we uyu mama basi gukina shaho buryo wananiwe kurya ngo nta kibazo ufite. Turabakinnyi beza Kessy urambira ikibazo nurya ntunywa ngo nta kibazo nukuri nta kibazo ni munda gusa wa mwana ntabwo twite. Oya ni munda nyine urabona uruzubu bwana ukuntu uburara ikibazo ufite gute ni munda ari kurya gusa biroza nukuri ni munda mama nyizera munda gusa nukuri ni munda gusa mama nyizera. Bakumbwiye ikibazo ufite mbwira ikibazo ufite mwana wanjye kutambwira bwira wagashinzi wakasiye amakaku. Aha hatangiye kuzamo n'imigeri makayabo usikatambwira mama Kessy kasiye amakaku makayabo na weye gutuwe tumwana wanjye umaze umva nkubwire rero wa mugore we gira umwana wanjye ututoteza umwana wanjye umuhoza ku nkeke kwigende ku meza dusure ku meza ukuntu urimo kusuzuguza uyu mwana ibi ntabwo ari byiza kanse ndaje nkwereke uru rugo narugusigamo uyu mwana tugomba kumurera ntabwo tumworora. Uriya mugore si kuvuga amagambo akakaye. Buriya rero umwana wanjye musasi papa ubona bari byaje mafu gute umwana ararira ngo umwana wanjye umukobwa iyi zirata sheri. Uriya mama we rero kimwirengagiza karakantu karavamo rise up media ni kibiri bahita bagakuramo bihuse cyane. Hari umu editor mwiza bafite bakunda kwita mu Rusiya izina rya AK bakunda kumwita CK. Mwabonye ko ari papa Kessy kuki ibi byose utari kubyita papa Kessy? Ngiye kujyana kwa muganga. Uyu mwana tugiye kumujyana kwa muganga. Mfite test ngiye kuyizana. Oya nako nta kwa muganga mfite test ngiye kuyizana ubundi nkwereke tugenda acinziwe. Mama nukuri ndarahira ntago nwite ntago nigeze mbikora ibiki nyine jigijigi ntago nigeze nyikora rwose mama mbabarira bagiye kugasuzuma kakana mama we kandi wagasambanyije umuntu mushyashya. uwo munsi nese mbona mama mu buzima bwanjye habaye nk'umuntu mushya. Bagiye gushaka test umwana mukore ibizamini turi ko bizagenda urebe season ya 2 none uburatse kugenda urebe komeza urebeho gato dore trailer y'ibizaza muri season ya 2. Uyu muntu ari kabanyihambazaho ubundi VIP ziwe ni Vanessa garutse twa Vanessa hakuru kumbe Kessy yaje kuno yararize byaramurenze imbere y'ababyeyi. Nawe byakubabaza bakobwa bashiki bacu byakubabaza ba mama ba papa iki kintu kibaye kuri Kessy kukarubanda imbere y'umuryango nawe byakubabaza. Ariyo mpamvu ubwira umwana mukobwa ngo wafata ubuzima wanyuzemo akabukinishamo filime ngo bayereka ababyeyi ko anniversaire yawe wabyemera bakabatereka reka iyo filime iragahera muri studio amavirus arakayarya. Umuntu wakoze ibyaha we twamukorera iki? Ese wahotera mwana muto w'umukobwa tuzamukora icyo utazacikora season ya episode ya 2 kana subscribe ukane no kunzogera kugera buri kodisho zo buri episode ubu wa mbere kuyibona sibyo ndaje dukomeze.